w'umuntu. Iyo umuntu agiye kugwa mu cyaha agira imitima ibiri, umutima umwe ukamubwira uti sigaho, undi mutima ukamubwira uti kora iki, undi mutima ukamubwira uti bireke, bikore, bireke. Iyo mitima ibiri ibiri mu muntu. Aho rero ubwo umugabo aramanutse avuye iwe, aragiye rwose, agiye gufata agacupa ahagana ku muhanda aho ngaho ku kabari, ubundi nahagera yicare. Afashe icupa rya mbere, irya kabiri, irya gatatu, irya kane, irya gatanu. Nongera kubasuzana n'abashimira mwe mwamaze gukora subscribe kuri Mutima Channel yitwa Jean Marie, amaze kwitaba Imana. Uwiteka Imana akomeze abane namwe. Njyewe naramaramaje kwikorera niwo mushinga nsigaye narafashe kandi sinzawurekura na gatoya. Nibikwifuriza nawe rero gukora subscribe nonaha kugira ngo dufatanye urwo rugendo bwiza kandi utabamo stress nama, naho waburara, naho wabwirwa, naho wazamuka imisozi, naho wamanuka iyindi. Nongera kubasuzana n'abashimira mwe mwamaze gukora subscribe kuri Mutima Channel yitwa Jean Marie, amaze kwitaba Imana. Uwiteka Imana akomeze abane namwe. Njyewe naramaramaje kwikorera niwo mushinga nsigaye narafashe kandi sinzawurekura na gatoya. Nibikwifuriza nawe rero gukora subscribe nonaha kugira ngo dufatanye urwo rugendo bwiza kandi utabamo stress nama, naho waburara, naho wabwirwa, naho wazamuka imisozi, naho wamanuka iyindi, naho wagenda ibibaya, naho wakwirirwa ubusa. Uwiteka Imana akuzirikana kandi akubona. Yitwa Jean Marie Mutima Channel, kora subscribe nonaha ngaha. Ndabashimiye cyane, kadusenge ubundi dukomeze ijambo ry'Imana. Uwiteka Imana Data, Imana ikomeye cyane, Imana irebera hose icyarimwe, Imana ivuga bikaba ndetse wategeka bigakomera. Reba abantu bawe, reba isi Nyagasani ifite ibibazo bigiye bitandukanye, uyimanukire uyihereze umugisha kugira ngo ubwoko bwawe aho buri hagiye hatandukanye bitewe n'ibibazo bafite batabare Nyagasani, ubumvire ibyifuzo, ubundi twese tuzabashe kugarurirwa ingororano zawe ubwo uzabuje tugukurikire ndetse n'isangi wawe amahoro. Kuza buri umwe wese udafite ubushobozi bw'ubushobozi uhereze Nyagasani umugisha ababyeyi bari kwa muganga, abarwayi kwa muganga, abo bose bakize n'izina ryawe. Imana ikomeye cyane, twizeye neza ko zose ubikoreho. Bari butega amatwi ndetse bakunda ikiganiro baka subscribe, bahereza umugisha utavangiye. Ndagushimiye ko ubyumvise, uzajya Yesu umwami wacu. Amina. Rero reka tutaratinda tuvuge ijambo ry'Imana, turivuge turyumve. Ni ukuri burya hari igihe kibaho nuko abantu bakabwirwa tukabwirwa ariko ntitwumve, tukibera ba nyina ndabizi ibintu tubikozwe, ariko nyamara ingaruka zikaza twese zidusatira, ugasanga turkwitana ba mwana ariko twaraburiwe ibintu bigaca mu matwi bigaheruka ukundi. Aho nubwo urugero iyo wenda na leta iri kuvugira abantu ngo mutuye mu manegeka, bakaza bagakora ubukangurambaga, bakihuta bakavuga bati muhave ahantu imvura nigwa izabatembana. Iyo abantu bashize amatwi n'ibiti, nta kabuza amazi araza akabakumukana akabajyana ingero nyinshi zigiye zitandukanye, aho amazi yagiye atwara abantu kandi barabwiwe rwose. Rero birumvikana ko haba hari izindi mpamvu z'ubushobozi kwimukana ibibazo ntabwo biba byoroshye, ariko nyaboneka nyamwanga kumva ngo ntiyanze no kubona. Uwiteka Imana rero akomeze ahabwe icyubahiro kandi izina rye rihimbazwe, rishyirwe hejuru kuko niwe umuyobozi wa byose kandi niwe udukuriye kuri buri kimwe cyose. Iyo wasenze rero birashoboka yuko ntidudashobora kubinyuramo, ariko ikindi kintu gikomeye cyane burya Imana iradusaba kugira ubwenge, twumvira amabwiriza na buri kimwe cyose kugira ngo ibintu bigende neza, ejo tudakenyuka, ejo tutabura ubuzima tugapfa imburagihe, ubundi ugasanga upfuye utiteguye, nuko bugacya bakagushingura abandi bose. Yewe ndabakunda cyane, yitwa Jean Marie Mutima Channel, amaze kwitaba Imana. Nawe kora subscribe nonaha ngaha kugira ngo duhuze dufatanye umugambi wo gukorera Imana kandi turi benshi.
Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka muri mu migani ahagana ku gice cya 29 umurongo wa mbere. Turasoma umurongo umwe gusa ubundi udufasha kumva uburyo ibintu biba bitoroshe iyo tutumviye. Ndagushimiye cyane, nitwa Jean Marie ni Mutima Channel. Reka dusome izina rya Yesu ubundi umwuka adufashe gusobanukirwa. Ndabakunda. Umurongo wa mbere igice cya 29 mu migani haragira ati ucyahwa kenshi agashinga ijosi azavunagurika, atunguwe nta kizamukiza. Tubisubiremo, ucyahwa kenshi agashinga ijosi azavunagurika, atunguwe nta kizagira gite, nta kizamukiza. Tubisubiremo bwa gatatu, ucyaha kenshi agashinga ijosi azavunagurika, atunguwe nta kizagira gite, nta kizamukiza. Uzi kuri iryo ijambo ry'Imana kugira ngo turyumve neza. Ese ni ryari bagucyashe? Ni ryari wumvishe ubutumwa bukubuza gukora ikintu runaka? Ni ryari wumvishe ibuzi? Ni ryari wumvise ubutumwa bugukangurira kutagira ibintu wijandikamo, kutagira ahantu wiroha, cyangwa se bikubwira ngo reka ibi, reka gukora iri kosa, genda muri iyi nzira? Ni ryari ibyo wabyumvise ryari? Ndagira ngo mbabwire abakristo bavandimwe ko nta muntu n'umwe udacyaha, nta n'umuntu n'umwe udakoza, kandi nta muntu n'umwe utambaye ubumuntu. Iyo umuntu agiye kugwa mu cyaha agira imitima ibiri. Umutima umwe ukamubwira uti sigaho, undi mutima ukamubwira uti kora iki, undi mutima ukamubwira uti bireke, bikore, bireke. Iyo mitima ibiri mu muntu. Aho rero ubwo umugabo aramanutse avuye iwe, aragiye rwose, agiye gufata agacupa hagana ku muhanda aho ngaho ku kabari, ubundi nahagera yicare. Afashe icupa rya mbere, irya kabiri, irya gatatu, irya kane, irya gatanu, atangiye kubwisenzegera, atangiye kudandabirana. Nuko indaya cyangwa se umukobwa ukora aho ngaho amunyureho bisanzwe. Abakobwa bakora mu kabari murabazi, muramenyereye. Ubwo ngubwo namunyuraho abone ibirabi umwijima, cyangwa se arahindutse mu maso ye, umutwe urahindutse, bibaye ibibazo cyane. Yumve irari rirazamutse ako kanya kibona umukobwa. Ndabizi ko bambaye utujipo tw'imenure n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ahinduka. Iteka Imana twumvira ibyifuzo, kandi ni Mutima Channel. Kwa sosore butarakora baratinze cyane ngo tujye tuvugana ijambo ry'Imana kandi turisanzabiriza ahantu hose hagiye hatandukanye. Ngo Iteka Imana izatugirira neza. Ndabashimiye cyane. Nitwa Jean Marie, amaze kwitaba Imana. Nuko rero uwo mugabo ageze aho ngaho, ubwo bikamwanga mu nda, ubwo agatangira agatereta, akajya kubonamo uwo mukobwa uri aho ngaho, nyiranuza nyiranaka urimo araseriva, nawe yamara gukwita imoni uwo mugabo ko yamaze kurangira. Ubwo ibuno sukurikaraga koko agakaraga pe. Ubwo wa mugabo nawe ubwo agatwagwa, ubwo urumva agatama kaba kamugeze ntiwamugarura. Iteka Imana turengere abagabo, Iteka Imana turengere, aduhereza agakiza, adukure kure, adukure ahantu habi cyane Satani ariho aratwerekeza. Tujye tubwirwa twumve, tujye dusenga, tujye twumva impuzi, kuko ibyabaye kuri uwo mugabo ntagahuma munwa. Ubwo uwo mugabo si ukurabya indimi, arazirabya, ubwo atangira gutereta. Ubwo akimara gutereta ibyamubayeho namwe murabyumva. Ubwo agiye kumva yo mu mutima umwe aramubwira uti nyamara ziyorere basize umugore mu rugo, nyamara bireke basize umugore mu rugo n'abana. Uyu nguyu ntabwo ari wasimbuza umugore wawe nyabana. Ibyishimo by'akanya gatoya, ubwo bikaba bigukozeho, bikaba bigutandukanije n'umuryango, bikaba bikuzaniye ibindi byinshi cyane utabasha kwikorera, bitewe n'uko utigeze wumvira ijwi ry'Uwiteka Imana. Burya iriya mitima ibiri ibirimo kuri twebwe, harimo ijwi ry'Imana, harimo n'ijwi rya Satani. Bimeze gutya, umwe arakubwira ati kora iki, undi ati kora iki, cyora iki, oya ni yego, oya yego, oya yego. Urakurikira iki? Kurikira yego, urapfuye, urarindimutse, kandi nta muntu n'umwe uzagufasha. Muke yuko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ucyahwa kenshi agashinga ijosi
azavunagurika atunguwe kandi nta n'ikizamukiza. Ubwo nyamugabo rero nibwo gutungurwa, ubwo yumvira ijwi ngo bikore bikore bikore. Ubwo umukobwa akomeza kumwisiritaho amwisiritaho, si ukumwisiritaho, birarangira nyine umugabo birangira yemeye ati yego. Nta no kwibuka bya bikoresho byo kwirinda. Ibyo byose iyo wamaze kwangirika biba birangiye nyine. Ubwo nta kindi nyine n'ubusambanyi bwahise bukurikiraho. Ako kanya nibwo byabaye gutyo, umugabo aguma aho ngaho. Ubwo si ukuribwa araribwa koko araribwa. Ubwo amaze gutunganya gahunda ze zijyanye n'irari rye, ubwo murumva nyine icyo yahakuye, yatanye sida, atana ibirwara byinshi cyane. Nuko udaciye kabiri umugabo atangira kurwara kuremba, udaciye gatatu umugore nawe arafatwa. Ubwo bagiye kwipima ashanga nyine karabimye pe ngo me. Ariko mu by'ukuri yaza kumvira Uwiteka Imana, yaza kumvira rero ijwi ryamubwira ati bireke, agataha. Ubwo bwose yari yamaze kwangirika, kwangizwa n'inzoga ndetse na alcohol yamaze kunywa, ariko yagombaga gutaha ubundi akabyirengagiza bya byishimo by'akanya gato yashakaga, akabikurutisha abana biwe, akamurutisha umuhungu wo mu kabari. Byagombaga nibura nicyo bitanga ubundi akisura, ubundi bikagenda neza. Nyabona iki gihe cyose ugiye gukora ikintu ujye ugerageza kwisubiraho, utekereze kabiri iki kintu ugiye gukora nta ngaruka kiri bungireho. Ugire jijima muri wowe, utekereze, wanarize, urebe ingaruka. Ese ibintu nimbikora nkabigwamo biragenda bite? Hariho rero ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ucyahwa akanga kumva azahanwa, kandi bizamugwirira, bizamutungura. Nta nubwo biza ikintu bimutunguye nyine, nta mutima uba uhari. Ubwo ni gutyo umugabo yapfuye, biba bibi cyane. Urumva nyine ko zagenze nabi. Turisubiramo ijambo ry'Imana ubundi dusenga dusoza, ariko dukuramo ijambo rikomeye cyane cyangwa se mesaje ko tugomba kumvira imbuzi, tugomba kumvira umutimanama utubwira gukora icyiza kurusha gukora ikibi. Yene twa Jean Marie wamaze kwitaba Imana. Reka mbibutse ijambo ry'Imana ryangiraga ati ucyaha kenshi agashinga ijosi azavunagurika atunguwe ntakizamukiza. Uriya mugabo rero yaratunguwe kandi yaravunaguritse, ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe, nta ngingo n'imwe yagomba kumurengera. Ubwo nyine ibyo yabibye, ibyo yasaruye. Yene twa Jean Marie amaze kwitaba Imana. Ini mutima cano kurasosokora buntu turayikora, waratinze niko kanya uri kwerekeza hehe, urava hehe? Yewe namaze kwitaba Imana. Uwiteka Imana urakoze cyane kubwira ijambo ryawe uduhaye. Hereza umugisha uri buryumve, uri butega amatwi, umwongere buri kimwe cyose gishoboka. Ubigire aho urimukura, ubigire n'aho urimugeza. Ndagushimiye kuko byose bikoze izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amina. Ciao, abakunda.